gukunda umuntu utagukunda wa wundi utuma uvunika wenyine ni nko guhobera cactus rwa rurabo rw'amahwa. Uko urushaho kurwegera amahwa niko arushaho kukujomba. Kuba umuntu akubona akakwifuza ntibisobanuye ko agukunda. Wige gutandukanya ibyo byiyumviro byombi. Ukajya uhangayikishwa n'abakomeye bagukikije ngo ugire ngo we ntiwakomera. Ntuzigere ubagirira ishyari, kuko ishyari nta kintu rizahindura ku buzima bwawe, ahubwo rizakumunga nk'uko kanseri munga. Abo bantu bajya bakubera imbaraga. Nutekereza uburyo nawe wakomera. Kuvuga ukisanga ukomoka mu muryango utishwe ntago ari kosa n'amahitamo yawe, ariko kandi gusaza umeze gutyo ubigiramo uruhare. Ubukene ntago ari itike y'umuruho. Kuvuga ukennye ntago ari byo bihindura icyo ugomba kuzaba hano kuri ino si. Intsinzi ni nk'ubutwari, ni byiza na birakorerwa. Igishoro ufite aka kanya ni ibitekerezo byawe. Tekereza kandi utekereze bigari. Ibyo bitekerezo bijye biyobora intambwe z'ibirenge byawe. Uramenye ntukajye uhuhwa n'umuyaga ngo ukwerekeza aho ugana. Ibyo bitekerezo byawe umunsi umwe bizakuviramo ubuzima bufatika. Mureke dutekereze duhindura imyumvire, maze tubeho turiho kandi tubere n'abandi abo mumaro. Murakoze cyane. Najya nkubwire ngo ibintu byakubayeho. Hari igihe umwanzaza agatwara amashami, agatwara ibintu byose, ariko ntamenye yuko utemwe ariko utaranduwe. Satani ntabwo abizi yuko nubwo watemwe utaranduwe, ntabwo warangiye burundu. Bitatu bisubiza umuntu inyuma: inshuti mbi, kwibagirwa vuba, ndetse no kwirara. Ibintu bibiri bisenyuka ntibisubirane: icyizere umuntu yaragufitiye ndetse n'umutima ukomerekejwe. Ibintu bibiri bigura ubusa ariko bigirwa n'abake: ukuri ndetse n'imbabazi. Imana igira utuyira tw'ibanga tutazwi. Hari ubundi buryo. Akagezi k'iwanyu ni wakanyweraho ngo ushire inyota. Ni nayo mpamvu Imana ijya kugufata irabanza ikareka ndi maboko yose akakorekora. Ayo wizera yose n'ayo umugabo. Hari imbaraga z'Imana. Umukobwa n'umusore bari couple yishimye. Nuko umunsi umwe umusore propose umukobwa arabyemera. Hashize iminsi mike umukobwa yagaruriye wa musore impeta. Aramubwira ati ababyeyi banjye babyanze, ntago byashoboka ko nge nawe twaba tugikoranye ubukwe. Nuko umusore n'agahinda kenshi yaramubwiye ngo ese uragendera ku by'ababyeyi bawe cyangwa uragendera ku rukundo nge nawe dufitanye? Umukobwa aramubwira ngo ntago nge natenguha ababyeyi banjye, ariko